ibintu byakomeye ku itariki 3 ejo bundi bongeye amafaranga 300 ngira ngo na 15. ariko uyu munsi babikoranye ubuhanga kugira ngo wa murongo utongera kuba noneho babivuze ntekereza ko abantu benshi bari baryamye ntawe ugeze ujya gutora abantu babibonye mu gitondo. isi ikwiriye guhaguruka igashaka alternative route no kwamaganirwa abantu bateze no kwamagana abantu no kunga mu rya papa twamagana basekibi. ese ibi biciro bya peteroli amaherezo araba yahe? ingendo so ziraza gushoboka? murashyiraho gahunda yo gukorera mu rugo? muratangira gushyiraho se uburyo bwo kuzajya nibura se mugashyiramo nkunganire kugira ngo dushobore kuyigura? ese yo irahari ubundi kugira ngo rero tube tubasha no kuguma kuri iki giciro? ni guverinoma yashyizemo imbaraga nyinshi, harimo ingamba nyinshi zatumye tuyigumisha, kandi impamvu yabyo ni uko mazutu niyo ikoreshwa mu bikorwa byinshi bibyara umusaruro mu gihugu. Nikoreshwa mu gutwara abantu muri rusange, nikoreshwa mu gutwara ibicuruzwa, yaba ibicuruzwa tunagura mu mahanga biturutse ku byambu biza mu modoka akoresha za mazutu, yaba n'ibicuruzwa abantu bahanahana mu Rwanda mu ntara n'ahandi bikoresha mazutu, ku buryo mazutu kibayeho cyose gihungabanya n'ibindi bice by'ubukungu. Ku itariki 3 ibiciro byavugururwaga, nirinze kuvuga ngo byazamukaga, byahise bigira ingaruka n'ubundi ku biciro by'ingendo, ku buryo hari naho byageze ku bihumbi ngira ngo bikaba 11 abantu bose baravuga ati ibintu byakomeye. Ubu ko amafaranga azamutse akubye kabiri ayari yazamutse ubushize, twitege ko nanone ibiciro by'ingendo nabyo biraza kuzamuka ndetse bikazamuka cyane. Kurikirana ikiganiro Rirarashe kuri Radio na TV1 buri gitondo kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Wenda we nta ngaruka biri bukugireho. Oya please, ntanga ibyo bintu by'uburyarya. Nujya uvuga ibintu bizima, iyo ibintu bikomeye muri situation muri ecosystem buri muntu wese agerwaho. None se nibitangiraho ubwo utekereza yuko ngewe noneho sasa none se ngewe ntabwo ndarangiza kuvuga impamvu bitari ariko reka gutangira utanga imyitangizwe y'uburyarya nyine y'uburyarya. Ngewe ndi kuvuga abantu bafite ibinyabiziga binywa essence. None se ngewe ntabyo wowe ikinyabiziga cyawe kinywa niba litiro 2. Va muri ayo magambo. Icyo nakubwira cyo nuko mfite ibinyabiziga byo ku kazi binywa essence, mfite abafatanyabikorwa dukorana hano mu kazi batega ibyo binyabiziga binywa essence. Ni gute bitangiraho ingaruka mutabaruka? Aha, okay, sawa ndabyemeye. Ubu noneho ibintu byakomeye. Ku itariki 3 ejo bundi bongeye amafaranga 300 ngira ngo na 15. Uwo munsi ngira ngo ushobora ko wari warwa wagize impamvu zitaza ku kazi. Nabwiye abantu hatagira umuntu navuga ngo yirize, babwira ko nyamara ni intangiriro yo kuramuko. Narakumvise. Ndavuga nti nimutegereza ahubwo wajya urahanuraga. Naravuze ngo très bientôt murabona n'ibindi. Ariko uyu munsi babikoranye ubuhanga kugira ngo wa murongo utongera kuba. Noneho babivuze ntekereza ko abantu benshi bari baryamye ntawe ugeze ujya gutora abantu babibonye mu gitondo. Ariko icyo nkubwira ni kimwanje rwose kugeza uno munsi wa none turebye ibiri kuri tele, turebye imiterere y'ikibazo, turebye geographical position yacu, turebye nta na kimwe twavuga ngo nta gikwiye kudutungura, nta cyari kudutungura. Wenda biratugora pe, ariko ntibidutungura. Reka nkubaza, hari ibintu bibiri tugomba kwemera. Ibi bintu ni ingaruka zatejwe na Trump tugomba kwemera n'umufatanyabikorwa we Israel. Izi ngaruka zatewe na Trump rero ntabwo ziri kuri twe gusa. Genda wikoze Nairobi, genda wikoze Londres. Ahubwo icyo nibaza ruriya akabaye tubwira leta ifite ubuhuniko buhagije bushobora kudusunika. Nicyo kibazo. Nabundi bwo yagura 5 tuzayigura wenda turebe uburyo twiyaranja ariko ihari. Umva sagaje mu makuru nari nateguye mu gitondo, nari nateguyemo inkuru y'ukuntu abaturage b'i Nairobi bari kwijujutira leta ko igiciro cya essence kiri hejuru. Nombo byazamutse yo ndayireka. Hoya kinyihore. Hoya ikibazo cyo kuba hejuru. Erega na hano ibintu nibikomeza mu mujyo birimo. Na hano bizarenga. Mutabaruka nta yindi shwa dufite. Nteko tutayicukura. Ntayo ducukura. Kandi ko tugomba kuyikenera. Ahubwo nicyo ndibugireho inama. Tuyicukura. Wenda twatufite ijambo. Twakwirwaza batoke. Kose ibi nta kintu na kimwe dushobora kubikoraho. Icyangombwa ni ukwadijustinga tukajyana na reality. Tukajyana n'igihe twagira amahirwe izo ntambara zikazarorera. Ariko nabyo zanarangira bikatwereka andi masomo. Niba bishoboka ko birashoboka ko twagura
peteroli nyinshi se tukazigama oya wenda yangora cyangwa tukayigura kwa Dangote. Kuki ibihugu bya Afurika bidatekereza uburyo bishobora gushyiraho transport yayo se bakubaka infrastructure? Ibi ni strategic, mu buryo muri strategic. tugakora amapipeline peteroli ya Afurika, ikagera ino. why not? Pipeline izenguruka isi yose nkaswe kuyigeza hano. Ni hatari. Yes, ibyo twabikora tukagira amahabu iba sitoke. Afurika ikwiriye kuva mu bibazo irimo by'umwiryane na politike ya gihinja, navuga kuri primitive. Hari na bya bindi ubu uyu munsi wa none ubushize igihe wambwira twava kuri gaz metane bivuga ko dukwiye kwihutisha ibintu byacu tukamenya iyo byerekera. N'ubushakashatsi bwo niba tuyifite peteroli natwe dukwiye kubwihutisha. Noneho intambara nk'izi zarema gutya ibintu byakomeye tukaba tuyora ku kacu. Ibyo byose birashoboka. Ikindi gishoboka kugeza uno munsi peteroli ntiturere gusa kuri peteroli gusa ijyana imodoka mu buryo bwa transport, turebe ubuzima, ariko harimo n'ibindi bikomokaho byinshi. Reba nk'iriya ntuza harya mu byita ni asphalt, ni vitamine biriya bideshe bakoramo kaburimbo. Ibyo nabyo turabikeneye kugira ngo twubake imihanda cyane. Reba ibyitwa aya ngaya peteroli asanzwe, iyi kerosene ariyo bita peteroli nyine, ariyo bita jet A1 iri itwara indege. Iyo irakenewe kugira ngo ingendo zikore. Hari bitwita ngo peteroli ariko bimenye bitagikora cyane. Iyo niyo mavuta y'indege buriya niyo bakoresha mu ndege. Yes, niyo aviation fuel. Ariko nyuma yo kuyiyungura no kuyishyiramo additives runaka, aho tuveyo tujye ku mavuta ya moteri zose akomoka hariya, kuko iyo amaze kuzana rero byitwa crude by'umukara barabitwika bakoresha icyo bita fraction distribution muri tower. Buri kintu cyose kigenda kiyishyira ahantu bitewe na density n'ireme bwite ryacyo. Iyo density bitewe n'ireme bwite, hejuru habanza iyi gaze dukoresha cyane, hagakurikiraho iyi peteroli, iyi essence dushyira mu modoka, hasi gatoya hakamanuka hakaza iriya yitwa parafini cyangwa se kerosene. Iyi ngiyi dukoresha mu makoroboyi twacanaga, ariko iriya ni nayo ikoreshwa buriya mu ndege. Barongera bakayitunganya neza bakariyo bakoresha azi aviation oil. Munsi yaho tugahita dukubitaho naho n'amazutu. Hasi yaho gatoya hakaza naftal, ikindi gikoreshwa mu gukora plastike zose zibaho, sibyo? Munsi kabaye tukazana hasi yaho hakaza amavuta ya moteri, iyi ngiyi lubricant oil. Uko bigenda bikorwa ineme bwite bya bideshe bya nyuma biri hasi bikaba byo biza bakabikoramo kaburimbo. Sinabonye se n'ibyo bakora n'amavuta yo kwisiga. Yani bona yanditse ngo peteroli mu geri se niki. Iyo geri iza burya hejuru muri za naftal. Urumva ko mu buzima bwose birimo rero. Kuko nayo ugiye kwidistira hari ibyo vanamo. Sasa rero ibyo ntimubirebere gusa, n'inganda nyinshi zahagarara. N'ibindi n'ibiribwa nasi bikamyo bizane bicuruzwa. Nose kankubaza kuko nitureba gusa nitwibiye ngo transport igarukiye mu gutwara abantu n'ibintu. Barasugira ngo mu bucukuzi bwo ifumbire murayibona muri gaze, mu bucukuzi bwo havamo ntuza bashobora gukipinga nitrogen kugira ngo bakore iyi fumbire n'ibindi. Ibyo se birashoboka bite? Uyu munsi wa none ibibazo bihari biraje biduteze n'inzara. Ahubwo icyo twavuga gaze yose biroroshye, icyo twavuga turavuga tuti ibi bizarangira ryari. Isi kwiriye guhaguruka, isi kwiriye guhaguruka igashaka alternative route no kwamaganira abantu bateze no kwamagana abantu no kunga mu rya papa twamagana basekibi. Kuko niba umuntu avuga ati ashaka guteza ubukene mu isi akavuga ngo ngiye ariko ngo mfite yanjye, mfite ya Venezuela nabohoje, mfite niyiwanye niyo yari yani ngo nzayidaha ngo nayo nzayida. What is that? Igihe kirageze rero ko abantu bareba etre abanyafrika ubwacu dufite peteroli ingana iki irahari. Eske birashoboka ko twashaka uburyo amikoro kugira ngo tugahuriza hamwe kugira ngo twivane kuri nongoyi? Sisa niba Dangote yarubatse refinery ingana kuriya kugeza uno munsi politiki ya Afrika ikabitana shyigikiye ibihugu bya Afrika kugira ngo bimuhe crude oil yirungurure nibura tuyibone ku mugabane ihendutse. Ibyo ni ikindi kibazo. Ariko ngiye cyo mvuga ngarutse kuri itangazo rya Rura, sinshaka n'umuntu uza gutakaza umwanya we rwose mu minsi ngaho ishize. Niba ataritana nabibwe ntabwo ibi ngibi ni intangiriro yo kuramukwa. Nimwitonde kuko n'ibindi bira yewe ndetse ntibigutangaje bikomeje bakongeraho nandi ukazisanga litro essence ihagaze ku 5,000. Ariko ikibazo dufite ni kimwe tugomba kubaza. Abanyapolitike bacu ku rwego rwa Afurika bafite strategy. Bene iki kibazo mu myaka 10 n'ingahe kiramutse kigarutse, kuko biko ko muri 70 iki kibazo cyabayeho. Ese kigarutse byagenda bite?
that is the question. Ariko rero si hano mu Rwanda gusa n'ahandi hose irahenze. Hari ahandi iri mu madolari 5. Mbese niba mu Burayi ibihugu bimwe byatangiye kugabanya amasaha y'akazi, none yatangiye gushyira abantu gukorera mu rugo. oya njyewe mbabarira ushyira agafoto kanjye ndimo ndatoza ibirenge byanjye kugenda urugendo rurerure. Yes, urabona Yes. ku buryo niba ngibi byo gutwara imodoka njyewe ngiye gutangira kwigaba. Ukajya ujya agasogi. Yes, nabwiye abantu shortcuts abantu ntabwo bazumva. Nakumvise uvuga ndakwihorera. Ntacyo nabirenzaho. Wari kubirenzaho iki? Ariko ndagira abantu inama yo kuba active bagakora imyumvire yabo ntibacike intege ntibagamburuzwe kuko kwiheba ibi ngibi bizateza depression. Byatangiye ubu. Ibi nanone bitwereke ko leta igomba kudukora public transport ihamye ku buryo atari ngombwa ko utwara imodoka yawe ujya mu modoka rusange kandi ukagera iyo ujya kandi ikagenda ku gihe. Ibi bari babitekereje babitangiye ahubwo nibibe byiza kurushaho. Ahubwo se byarakunze ra ibintu biraba abantu bakagenda nyine babimenyera babigerageza ariko nta yindi ziri hari. Icya kabiri nibarebe public transport ko bakongeramo mu minsi iri imbere bashyiramo na ziriya ntuza trams zikoresha amashanyarazi n'ibindi nko mu mujyi. Ariko nanone ni investment iri massive. Imiterere y'u Rwanda se ikirimo ubwo icyo nsaba leta ni kimwe nk'uko yatekereje dushyiraho agaciro. Amafaranga y'agaciro akwiriye kuba invested muri the strategic investment. None tukagira n'izindi political investment zirenze zidashobora kuzana inyungu ako kanya ariko zingira akamaro ku buzima bw'abantu. Ubwo ikirimo rero ahangaha bashatse bashyiraho fund, development fund yenda kumera nk'agaciro ariko abantu baguramo ikaba imigabane yabo. Babikora mu rwego nka kuri ubona Ejo Heza n'ibindi kugira ngo leta ntiyabona amafaranga ako kanya y'ubwayo yamobiliza kugira ngo akore ibyo bintu bifitiye igihugu akamaro mu buryo bwihuse. Kandi cya kabiri ay'agaciro yari haracuruzwa hari mperuka hari muri izi za Gorilla Coffee sibyo? Yes, buriya Gorilla Coffee harimo amafaranga y'agaciro. Hari sinzi ikindi kigo mpuzamahanga bashoyemo amafaranga kandi arunguka ariko icyo dusaba ni kimwe bajye batubwira baduhe raporo. Kirangiye kubwira una yacu yabwirweho ikindi harimo amafaranga kugira ngo haramutse yagize n'ikindi kiga cyiza tukitabire ikindi kirimo tubizi neza ko ikindi kirimo ngira ngo amafaranga y'agaciro harimo nagura izi bonds zirunguka za leta. N'ubu nabonye Beneri yashyize ikangura abantu kugura bonds. Ayo mafaranga aragenda arimo aracuruzwa arimo arunguka aho mperukira yarungutse pe. Zifite izo bonds zifite aho zihurira n'agaciro. Agaciro gashobora kuguramo gashobora kugura izo bond kugira ngo amafaranga yako yunguke. Buriya gucuruza amafaranga mutabaruka ni ikintu gikomeye kubera ikintu cyitwa inflation buriya kiragatsindwa na Nyagasani. Hari igihe ushobora gusanga banki ikubwira ngo kuri konti bloke turakungukira 6% ariko ugasanga inflation ari 8%. Ubwo amafaranga yawe na working capital iba yarataye agaciro tayari. Uri muri minus. Nta kintu warungutse. Abanga uri muri minus. Wowe ukibeshya ngo narungutse warungutse gute? Buriya hari ibintu bimwe byinshi cyane abantu batamenya muri economy. Ariko wenda bakwiriye no kubwirwa bakamenya kuko ekonomi ni nk'umwuka duhumeka. Rero tugaruka kuri aka ngaka kuri njyewe nta cyantunguye. Yes, baza abantu niba hari icyabatunguye ariko njyewe nothing. Rien de tout. Kuko hari ibintu tudafiteho control. Aho kugira ngo rero twiyadapte turebe uburyo duhindura ingamba nibiba ngombwa mutabaruka abantu bashobora kutaza ku kazi bibaye ngombwa bikarenga hari n'abakorera mu rugo nose ntibakora. Bakora none se wabigenza ute? Bari kwiyadapta kuri situation. Ubwo rero ninkorera kuri telefone ntuzaburane. Ntago naburana. Sundi waburanishwa ni. Sisa. Agushana kwiryamira nkakora njyenyine. Kibazo ntago nduwo nguwo. Ntago uvuze kwiryamira. Kwibera aho ngaho nyine nese bitakunze. Kuje nagiye inama abantu kutajya muri gahunda zitateganijwe. N'ufate urugendo rufate wabitekerejeho. Cyangwa se wigabe ushogoshere ewan ukanyage. Yes, ugende mutangire mukore sport mube active. Yes, ikindi cyongereyeho kiruta ibindi byose mukoresha imodoka rusange. Cyari rwose numva nta kindi kintu kirekira aho ngaho nabivugaho ahubwo akabazo kanjye kari simple ntituzayibure guhenda ko ntago biri mu bushobozi bwacu by the way
ntabwo biri mu bushobozi bwacu kubikumira. No muri Amerika irahenze n'ahandi hose irahenze, ariko byibuze Imana idufashe tube tuyifite. hari umuntu ugize ati ibiciro ni hatari hatari kugenda numva leta yagabanya allowances ku bakozi ba leta igazishyira kuri nkunganire ku muturage ukora ingendo. Atese kuri ba motari bo biraza kugenda bite? Baragana moto nyine z'amashanyarazi. Icyo ntekereza ubu ngubu sindamenya neza, ariko birashoboka ko no muri aya mafaranga nkunganira leta irimo. Ushobora kubyemera cyangwa ukabyanga, nko kuri mazutu byanze bikunze kuba mazutu itazamutse ni ukugira ngo ibiciro ku isoko bidahita bikora iki, sibyo? Bitahita bizamuka kuko urebye izi modoka za rusange izidakoresha mazutu zikoresha amashanyarazi, nibyo sibyo se? Uri muri Evangeli imodoka za mazutu zikora transport rusange n'ubwikorezi zo hafi ya zose 99 hafi 100% zikoresha mazutu, izindi mu bantu zikakoresha amashanyarazi. Rero kuba mazutu itazamutse ku giciro cyayo, yarazamutseho gake ntibongera kuyidubura, birashoboka ko nkunganire kuri mazutu iriho. Kuri essence nibyo nabyo irahenze pe, ariko ntibyari kuba bibi cyane nk'iyo baza kubishyira no kuri mazutu. Byo mwari guhita mubona ku isoko ku kanya, mwari kubona ibiribwa ibikenerwa by'ibanze by'isuku cyane cyane. Ku bijyanye na moto rero abavugaga Spiro, ubu Spiro mugiye kuyibona za Spiro rwose. Ubu umwana wa Spiro agiye kwicara amaniko kuguru hahandi hejuru kwa ndaza kubabwira Spark na Spark ukuntu yabagize abamotari n'amashanyarazi cyane rwose. Sibwo rambwira kuri moto byo rwose cyane kabisa. Izi ngizi rero za kotsi utega kotsi urishyura nyine bituma kotsi kaza ni hatari. Umuntu atoya oya nyinshi. Ubwira Kenisi ko ibyo bintu ari kuvuga byo kuko ashobora no gukorera mu rugo twe ntibituryohera ngo nubwo ajya bikora. Bibaye ngombwa ariko byaba ryohe situation. Erega mvuze gukora mu rugo biri simple. Ni ukwashyira studio kamera yanjye hano nkarinkinga n'ubundi tukaba twicaranye, nashaka nkajya no gukubita. Hari ikoranabuhanga rihari. Umunsi wa TV1 Prime Angeli uzaba uzinduka uza gukora iki hano se? Twakoze synchronize studio yacu njyewe nawe mu buryo bwa augmented reality, nashaka nkajya nkujomba n'utoki mu jisho. Ahubwo icyo mbwira abantu please, ese abantu bazi uko ba downloadinga TV1 Prime? Kuko nibwo buryohe ugiye kuza. Icyo ukora ni iki rero? Jya muri browser yawe, sibyo? Wandikemo prime.tv1.rw. TV1 mu nyuguti ntoya murabizi .rw, prime.tv1.rw. Nurangiza ukurikiza amategeko n'amabwiriza, uragera ahantu bagusaba ko uburyo ukoresha kugira ngo baguhe niba nayita password iri temporary uri bukoreshe. Go watanga telefone cyangwa email. Niba gwa email il faut faire attention, urebe muri spam, hari igize kajya muri spam, sibyo? Ibyo ngibyo rero ubikore, uregistaringe, ukurikirane Mutabaruka na Kenisi, sibyo? Wumve radio igihe cyose. Ikiza cyayo nka radio yumva ushobora no kuyipozinga ugakomeza ugakora ibindi ipurengera muri background. Icya kabiri, ushobora kubonaho akazi ukoresha. Icyambere ni kimwe, ushobora no kurigistaringa kuko harimo rights zitandukanye, ukarigistaringa nka freelancer journalist. Aya makuru uhura nayo mu muhanda, ndashaka mbibabwire bantu banje, ibyo kumpamagara mubireke. We niba ufite telefone smart, genda ufotora inkuru ifite karite, waramaze kurigistaringa nk'umu freelancer, uyuploadinge, baguha amafaranga. Nibyo kumva guti ariko hari inkuru kuki utampaye bitanu kandi naguhamagaye. Oya, ako kazi urimo urakica. Twashoye imbaraga nyinshi hano kugira ngo urubyiruko rubone akazi. This is digital market. Ushobora gukora amafaranga. Wenda abakora kuri YouTube hari igihe bigusaba kuba waravuze ibintu byinshi, kuba warakoze. Oya, hano ho ntago bigusaba byinshi, bigusaba inkuru kuba yahise y'iminota y'amasegonda, kandi ntutegereze ukwezi. Amafaranga yawe tuyabona ko kanya. Unashatse wasiga ubwiye madamu uti madamu rero ngiye kugahigo mu kanya gato ndaca ku isoko kabisa, kuko ni wallet uvana amafaranga instantly. Se murashaka tubigire gute koko? Turacyari muri testing, ariko iyo option irahari, amafaranga urayabona. Ndaza kubwira Bwana Ngabirano yongere bashyireho amafaranga ahagije ku buryo abantu bakora ko kanya amafaranga bayabona. Rero ibyo byose ni byiza cyane. Angeli
ngo natubwiye ngo Spiro ntago bya bibazo byari bihari ntabyo ngo barabikosoye uzi ko abantu bari batangiye kwita amazina bavuze ngo izina ryarahindutse ngo nigaruka twiyunge tuza kurinkinga na nyakubahwa minisita muri Minefra nyakubahwa Jado Uwihanganye si yo zina ryo Uwihanganye yitwa Uwihanganye Jean de Dieu yego hanyuma tuzi gusobanukirwa byinshi kuri ibi biciro bizamuka cyane bikomoka kuri peteroli ariko icyo nabwira abantu please be ready for whatever mube mwiteguye ku murongo dufite nyakubahwa minisita Jean de Dieu minisitiri muri minisiteri y'ibikorwa remezo uko bimeze Minefra nyakubahwa minisita mwaramutse mwaramutse KNC na Mutabaruka mwaramutse neza kandi urabisetse koko nakoze utangiriye aho za nyakubahwa ubundi ukavuga Jean de Dieu yose abikaze hanyuma nyakubahwa minisita rwose turimo turabona ibintu bidasanzwe turabona iminsi itarenze 10 tubona mbere hiyongereho hafi 30% uyu munsi ni nkaho hagiyeho ntibeshye byaba ari nka 60% tukibaza amaherezo turagarukirahe turasubira mu buryo bwo kwiga tukagenda n'amaguru nge natangiye no kubwira abantu ngo batangire kwitoza mbabwira na za shortcut zo kugenda n'amaguru ese ibi biciro bya peteroli amaherezo araba yahe ingendo so ziraza gushoboka murashyiraho gahunda yo gukorera mu rugo muratangira gushyiraho se uburyo bwo kuzajya nibura se mugashyiramo nkunganire kugira ngo dushobore kuyigura ese yo irahari ubundi hari uguhenda ariko inahari ibihugu bimwe biravuga yuko peteroli bafite idashobora kurenza igihe runaka mu gihe ibibazo byatumye tugera aho tugeze bidakemutse tumari impungenge ijambo n'iryabo urakoze kenshi na Mutabaruka icya mbere ngira ngo numvishe unanabivugaho cyane nuko turi mu bihe bidasanzwe ni byiza ni ngombwa ko abanyarwanda bamenya ko ibihe turimo cyane cyane bidasanzwe kubera irantambara biri mu burasirazuba bwo hagati ya Iran n'ibindi kandi nk'uko ngira ngo bikurikira njya numva munabisobanura no kuri radiyo yanyu na televiziyo yuko hari ibikomoka kuri peteroli byinshi bigera hafi kuri 20%. ubu bimaze igihe bimwe byarahagaze ibindi biza gakeya ibyo byatumye ku rwego mpuzamahanga ibiciro bizamuka cyane binarenze n'ibyo twebwe dufite ubu ngubu byazamutse cyane ku buryo n'igihe byageze bakagunguruka kikubona kabiri ariko bigenda bihindagurika buri munsi ariko bikomeza kuzamuka ibyo biciro rero ku gihugu nk'u Rwanda iyo bizamuka cyambere kuba 20% itakiboneka ku isoko icya kabiri kubona ibiciro mpuzamahanga bizamuka ku Rwanda igihugu kidakora no ku nyanja dukura ibikomoka kuri peteroli muri ibyo bice n'ubundi kuko bica Mombasa na Dar es Salaam nta kuntu byabura kutugiraho ingaruka bizatugiraho ingaruka zaratangiye ahubwo hari ingamba leta yafashe guverinoma kugira ngo izo ngaruka zitaba nini nk'uko bikwiye icyo dukora rero cy'ingenzi nashaka no gusobanura twihayemo umugambi ni ukugerageza gukora uko dushoboye kugira ngo peteroli ibe iri ku isoko yaba mazutu yaba lisansi yaba na peteroli ikoreshwa yaba amavuta akoreshwa mu ndege yaba na gaze yo gutekesha icyo nicyo cyambere tugamije ko bidashobora kubura ku isoko ingamba rero dufata ibihari nubwo yahenda ariko ibihari ingamba rero dufata ni izigamije kugira ngo iyo ibihari cyo ni icyambere icya kabiri ibiciro byo byarazamutse bizakomeza no kuzamuka nubwo tuvuga ngo icy'ingenzi kibanza nuko dushaka ko supply bihari ariko bumwe mu buryo wakora kugira ngo supply bihari no kubasha gutanga ubushobozi ku bacuruzi bazana ibikomoka kuri peteroli kugura nyine kuri ayo masoko baguraho gusa
impamvu ubona ibiciro byacu bitari ku rwego mpuzamahanga uko navuga ni uko leta iba yashyizemo imbaraga nyinshi. nk'ubu nko mubibona lisansi niyo yazamutse, mazutu yagumye ku giciro yari iriho. Ariko niba mukurikira neza ku rwego mpuzamahanga, ndabizi ko mukurikira, mazutu niyo yazamutse cyane, iranahenda no kurusha na lisansi. Kugira ngo rero tube tubasha ibasha no kuguma kuri iki giciro, ni guverinoma yashyizemo imbaraga nyinshi, harimo ingamba nyinshi zatumye tuyigumisha. Kandi impamvu yabyo nuko mazutu niyo ikoreshwa mu bikorwa byinshi bibyara umusaruro mu gihugu. Niyo ikoreshwa mu gutwara abantu muri rusange, niyo ikoreshwa mu gutwara ibicuruzwa, yaba ibicuruzwa tunagura mu mahanga biturutse ku byambu biza amamodoka akoresha za mazutu, yaba n'ibicuruzwa abantu bahanahana mu Rwanda mu ntara n'ahandi bikoresha mazutu, ku buryo mazutu ikibayeho cyose gihungabanya n'ibindi bice by'ubukungu. Iyo mpamvu twashyizemo imbaraga nyinshi, hari inkunganire, hari gufasha abacuruzi kubona amafaranga, hari ibintu byinshi twakoze nka leta kugira ngo igiciro kibe kiri aho ngaho kiri. byibuze ubuzima bushoboke. Ubuzima bushoboka no muri lisansi ubwayo naho harimo imbaraga zirimo. Ariko impamvu imbaraga zitangana ni uko abakoresha lisansi akenshi n'abantu bagenda mu modoka zabo bitwara bafite ubundi buryo bashobora gukoresha. Ari nacyo dushaka kuvuga ngo nubwo tuvuga ko supply hari mu gihugu, ariko turagira ngo tubwire abanyarwanda ko tudashobora gukomeza kuyisustaininga tudafatanyije nabo. Abantu batangire gupanga neza ingendo. Niba izitari ngombwa ntuzikore. Nimba ushobora kujya gukora ibintu warabyuka mu rugo ati ngiye kujya hasi y'amazi ukabireka. Ariko nimba ari na ngombwa ugiye kugenda, hari za bisi zo gutwara abantu muri rusange, zirahari muri Kigali, zirahari mu ntara, zirahari mu cyaro, abarizo ukoresha. Cyangwa se wenda nimba mugiye n'ahantu n'izo bisi zidahari, mugiye muri batanu, mugiye mu bukwe, mugiye n'ahandi, muri batanu kugira ngo mutware imodoka 5 mushobora kujya muri imwe. Aho wagenda n'amaguru ukagenda n'amaguru. Icyo bimaze nuko nk'ingamba twihaye nuko n'ibyo dufite mu gihugu nabyo tubikoreshe neza, bibashe gukomeza kutujyanirana igihe kirekire. Reka nkubaza akabazo aho ngaho utaravaho. Ese nabonye ibihugu bimwe, urugero numvise Ubwongereza bavuga ubwo ububiko bwabwo budashobora kurenza amezi 2. No urugero numva ibihugu nka Kenya bavuga ko nabo batarenze ibyumweru 2. Twebwe nk'u Rwanda uyu munsi wa none conditions zikomeje kuguma gutya, sibyo? Wenda bikaba nabibi kurushaho. Ububiko dufite bwatugeza mu gihe kingana iki? The worst case scenario. Icyo kibazo nyakubahwa Minisitiri w'Intebe yaragisubije. Dufite icyo umuntu yavuga nuko tubona ko dufite ububiko buhagije. Tugira ububiko bubiri. Hari ububiko bw'ibihe bidasanzwe byo twakwita nka strategic reserve. Na n'ubu tutarabasha gukora, ariko hakaba n'ububiko bw'abacuruzi. Buri umucuruzi wese wa peteroli mu Rwanda tumusaba nko kumusaba cyangwa kumutegeka kugira peteroli, ntago abafitiye ari bucuruze nk'itishira, abagomba kugira ububiko bw'igihe nibura cy'iminsi 30 ku mucuruzi. Ariko leta nayo ikagira n'ububiko bw'ibihe bidasanzwe. Iyo uteranyije ubwo bwose, hakaba rero no kugira no kumenya ibiri mu nzira, ibiza aho bigeze, n'ubundi bubiko buri ahandi. Ibyo byose tubona ko ari ububiko buhagije, n'ingamba dushyiraho ko kugira ngo dukomeze tugumane ikigero cy'ibikomoka kuri peteroli gihagije, n'ibibazo nibibaho twitegure kubijyaho. Minister, usubije nk'umunyapolitike pe. Icyo navugaga, ngenda avuga kuri strategic reserve, sibyo? Ibindi byose let's put it aside. Strategic reserve kuko ubu ngubu ndavugana na leta as a concerned citizen. Please. Nuko kwizeza ko strategic reserve hari. For how long? Reka tube guhaza ni ikintu kiri vague. Buhagije umunsi umwe, amezi 2, icyumweru kimwe. Ndashaka bibe mu buryo bufatika. Can we go for 6 months? Can we go for 5 years? Can we go for 4 days? Kuko numvise n'igihugu kivuga ko ubushobozi gifite ni iminsi 3. Twebwe icyo twahisemo ni kwizeza abanyarwanda ko dufite ububiko buhagije ushobora kutumaza igihe gihagije.
kandi ko dufite n'ingamba zo kubwongera. Dufite imishinga 6 yo kubukuba kabiri ubwo dufite ubu ngubu. Naho icyo nakwizeza kandi ko tuzakomeza kureba uko dushoboye nibi dukora byose ari ibituma tutabura iyo peteroli ku isoko. Icyo nicyo cy'ingenzi twumva twabwira abanyarwanda, nawe nakubwira. hanyuma tugakomeza kubishyira imbaraga. Icy'ingenzi abanyarwanda bamenya nuko ingamba zose dufata icyo tugamije cy'ingenzi nuko kugira ngo tutazabura ipetroli, tutazabura urihangana. Nicyo navuga. Gusa iyo umuntu abivuze gutyo akavuga ko dufite ububiko yaba buri strategic yaba buri commercial, tukushyiramo n'ingamba tukaba tuzi neza ibyacu aho biri nuko bimeze dufatanyije twese, ntabwo bikwiye gutuma abantu badafata ingamba ubwabo. Kuko hari igihe umuntu abivuga ngira ngo ni nayo mpamvu bikomeza gutangara bigatuma wenda abantu badafata ingamba. No, turi mu bihe bidasanzwe dufatanyije n'abanyarwanda bagafata ingamba, natwe tugakomeza gufata ingamba. Ibi bihe tuzabicamo neza. Gusa ntibirarangira, birakomeje. Ari naho nasubiriza cya kibazo wavugaga, impamvu nyine mu minsi 10 bihindutse nuko turi mu bihe bidasanzwe kandi tubireba buri munsi no mu kindi gihe kizaza turakomeza kubireba ku buryo aho biri ngombwa buri gihe tuzatubikora kandi tukabisobanurira abanyarwanda. Minister, ubushize ku itariki 3 ibiciro byavugururwaga, nirinze kuvuga ngo byazamukaga, byahise bigira ingaruka n'ubundi ku biciro by'ingendo, ku buryo hari naho byageze ku bihumbi ngira ngo bikaba 11 abantu bose baravuga ati ibintu byakomeye. Ubu ko amafaranga azamutse akubye kabiri ayari yazamutse ubushize, twitege ko nanone ibiciro by'ingendo nabyo biraza kuzamuka ndetse bikazamuka cyane. Ibiciro by'ingendo ntibikwiye kuzamuka, ntabwo bigomba kuzamuka kandi ntibizazamuka, kuko ingendo zikoreshwa cyane, ingendo za rusange zikoreshwa cyane mazutu. Ni nayo mpamvu leta yashyizemo imbaraga nyinshi muri mazutu, nubwo ari ihenze cyane ku isi. Ubu ngubu yashyizemo imbaraga kugira ngo igiciro kigume uko kimeze. Ntabwo rero ibiciro by'ingendo bikwiye kuzamuka, ndetse turavuga ingendo z'abantu ariko burya n'ingendo z'ibicuruzwa nta mpamvu ihari ubu ngubu yasobanuka yo kubizamura, kuko ari cyo leta yarigamije. Kandi tuzakomeza no kureba no kugenzura ko nta bacuruzi cyangwa batanga serivisi zo gutwara abantu bashaka gusahurira mu nduru bakaba bazamura ku buryo budakwiye, ariko ntabwo bikwiye kuzamuka. Akabazo ka nyuma kugira ngo tukureke ukomeze akazi mbona katanoroshye muri iki gihe, dufite gaz metane. Iyi gaz metane birashoboka cyane kuba twayibyazamo ibintu byinshi ariko mu buryo buri industrial kurusha wenda kuyijyana iri uko imeze bakayicana bakayivanamo wenda ibyo bayivanamo. Ese twakwizera ryari ko twabona gaz yacu wenda ishobora kuba yarahinduwemo iyi ngiyi isanzwe dukoresha duteka, bakunda kwitangira ngo ni is it LPG, ariko njye reka nyite wenda yazi yo guteka. Ibyo bintu ntigeze kumva ubushize ko hari company ihari igerageza gukora, twumva ko hari na byinshi twavanamo mu hydrocarbons zitandukanye zikoreshwa mu products zakoreshwa mu nganda zacu. Ese ibyo bintu byo byaba bigeze he mu buryo bwo kurushaho gustabiliza isoko rya energy mu Rwanda? Gaze iyo mu Kivu urabizi ko twatangiye kuyikoresha, ariko tuyikoresha mu mashanyarazi. Icyo ni cyambere tuyikoresha mu mashanyarazi. Nukwibutsa yakuba minister nayahenze kubi tubyemeranye, it's too expensive. Nukwibutsa Kensi kuri kira cya gaze metane ko u Rwanda ari cyo gihugu cyambere cyagiye kubigerageza gaze yo mu mazi metane. Ni nayo mpamvu mu mishinga ya mbere yabanje byagiye bigorana, ariko ubu ngubu dufite inganda ebyiri zitanga amashanyarazi zikoresha iriya gaz metane. Tukaba dufite n'urwa gatatu ejo bundi guverinoma yemeje kwa megawati 150. Naho kuri iyo gaz wavugaga yo gutekesha cyangwa gushyira mu mamodoka iyo twita compressed natural gas, ushinga waratangiye ugeze kure. Abajya Karongi barabibona, niho uruganda ruzaba ruri.
ku buryo mu gihembwe cya mbere cya 2028 tuzatangira kubona gaze ya mbere ishobora gukoreshwa mu guteka cyangwa se no mu mamodoka. Ariko mu guteka tuzatangira gaze ikoreshwa n'abateka mu buryo bwa rusange, amashuri, amavuriro, amagororero n'ibindi. Kuko rero mu 2028 azaba ari faze ya mbere, ubundi uramushinga urimo faze 3, ibice bitatu. Uko bizagenda biza niko tuzagenda tubona gaze nini turutse mu kiyaga cya Kivu. Ntibizakuraho burundu iyo dukura hanze iriya LPG, ariko nibura bizagabanya iyo dukura hanze, binaduhe ubushobozi n'ubudahangarwa bwo kubasha nabwo no guhangana na kiriya kibazo n'ubundi nacyo kiri no muri gaze yo gutekesha. Iyo ngamba kongeraho no kongera ububiko bushya turi kubaka bwa gaze. Twatangiye gukoresha gake, ubu umushinga ugeze kuri 90%, ariko twatangiye gukoresha iyo gaze, kubikamo iyo gaze guhera muri uku kwezi kwa 4, ku buryo mu kwezi kwa 8 buzaba bwuzuye dufite gaze ihari. Ibyo byose nibyo bidufasha kugira ubudahangarwa ku buryo ingaruka zitaba nini cyane nk'iyo ziba ziri ku rwego mpuzamahanga. Minister Kenisi yaravuze ngo ni ikibazo cya nyuma, ariko hari ikibazo cy'amatsiko mfite mbona ndi guhurizaho n'abantu benshi, ikibazo kijyanye n'ubundi no gutwara abantu n'ibintu. Hari imodoka ziri muri transport zikoresha amashanyarazi, zirahari, tatanye no kuba nyinshi, n'abantu barabyishimira bavuga ati nta nubwo zangiza ibidukikije, n'imodoka nziza zirahari. Ariko kozo zamuye nazo ibiciro byo gutwara abantu. Hano umuntu aravuze ati se nazo amashanyarazi zikoresha ko atava muri Hormuz, byagenze bite? Icyo naragisobanuye, ariko nakongera nkanagisobanura. Ubwo ni mu icyambere nk'uko nabivuze, nta biciro byo gutwara abantu ntabwo bigomba kuzamuka. Ariko igihe mu minsi yashize, igihe ibiciro byo gutwara abantu byazamukaga, icyambere mu makampani yose imodoka z'amashanyarazi ntago zari zaba nyinshi, ntago twagira kampani zikoresha imodoka z'amashanyarazi gusa. Icya kabiri, ntago izamuka ry'ibiciro byo gutwara abantu ryari rishingiye gusa ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli, kuko nk'ibiciro byo muri intercity, ni ukuvuga gutwara abantu mu ntara hagati ya Kigali n'intara, byarukaga kuvugurwa kera, harashize hafi imyaka 5. Buriya rero ibigenda ku bantu harimo n'ibindi na za spare parts n'ibindi, byose tubirebera hamwe, kandi byose ibiciro byabyo byagiye bizamuka. Ariko icya gatatu, iyo hataba izo modoka z'amashanyarazi uvuga, rimwe na rimwe abantu bafite, tunifuza gukomeza gukangurira izo kampani kugira, iyo zitabamo ahubwo byari kuzamuka kurushaho. Kuba zirimo nicyo gituma ikigero cy'igihe ibiciro kizamuka ry'ibiciro kiba gito ugereranyije nuko cyagombye kugenda. Abantu bashobora gukora imibare ubwabo bakareba ukurikije igiciro cya mazutu kiri ku rwego mpuzamahanga n'igihe ibiciro beruka kuzamukira mu myaka 5-6 ishize, ukareba uramutse ubishyizeho n'ibindi biciro byose uko byagenda, ariko hazamutseho gakeya 30%. Impamvu bibasha kugera gutyo tukabasha no kubyumvikana n'abacuruzi bafite company, nuko hari abafite izo modoka z'amashanyarazi zihendutse mu kugenda, tunakomeza kubakangurira kugira ngo zibe nyinshi kurushaho. Ubwo navuga ko ntago zirahari, ahubwo zadufashe mu kuba igiciro kitari kuzamuka cyane, dukomeza no kubakangurira ngo bazigire zose, ariko ntago twari gushingira igiciro kizamutse kuzamashanyarazi gusa, byabaga ari ukwirengagiza realite zihari. Ari naho mboneraho nyine kuri radio yanyu gukangurira abantu bose, abantu benshi abanyarwanda kwitabira imodoka z'amashanyarazi. Imodoka z'amashanyarazi zirahendutse hafi 50% mu mikoreshereze yazo, kandi leta yashyizemo imbaraga ivanaho imisoro n'ibindi. Mu bihe nk'ibi ni byiza ko abantu batekereza aho ushobora gukoresha imodoka z'amashanyarazi, kandi leta izakomeza gushyigikira y'abantu ku giti cyabo n'amakampani abikora, na leta ubwacu muri Eco Fleet twafashe umwanzuro yuko izi modoka zose zizasimburwa imodoka z'amashanyarazi mu myaka iri imbere, kandi byaratangiye gukorwa mu gihe cya vuba. Rero n'abanyarwanda n'abantu ku giti cyabo babikurikira kugira ngo nizi ngaruka n'igihe zizaza, ko si ubwa mbere tugeze muri ibi bihe, bizakomeza tugende twubaka ubudahangarwa bw'igihe kirekire. Nyakubahwa Minisitiri, akoze icyo ngicyo dusa nkaho rwose bisobanutse, kandi icyo nasaba abanyarwanda ni ukumva inama leta yacu iduha byo kugerageza rwose kumva yuko ikibazo gihari, ariko tugomba kugaragaza ubudasa n'ubudaheranwa bwo gukomeza wenda guhangana n'ibibazo uko bihari, ko nta nicyo twabikoraho kindi keretse kubahiriza ingamba
no kujyanisha n'igihe kandi burya aho umutwara umusanze niho umuramiriza. Ikibazo rero ngiye kubaza ubu ngubu cy'imihanda. Hari umuhanda wagombaga gukorwa wa Prince House ujya Masaka. Uyu muhanda hari ibyakozwe mbere, nyuma yaho tubona ibintu byose birasinziriwe, nta gikorwa na kimwe umuntu abona kuri ground. Ese byo bigeze he? Bizakorwa? Byarahagaze? Twavuga ko byatangiye umuhanda, twavuga ko watangiye, ariko buriya mbere yo gushyiramo imashini ngo usenye hariho ibikorwa by'ingenzi. Cya mbere ni ukwimura abantu baturiye hafi y'umuhanda. Uriya muhanda nk'uko mubizi watuyeho abantu benshi, ibikorwa remezo byinshi. Ibyo ngibyo birimo birakorwa. Tumaze kurangiza nibura kilometero 1.300 milimetero 10 kuva Prince House kugera ku cya Mitsingi. Uretse ariko kwimura ibyo bikorwa, ariko hari no kwimura ibikorwa remezo bindi biba bihari. Buriya munsi haba harimo amazi, amashanyarazi, interinete n'ibindi. Kandi ntabwo twifuza ko gukora umuhanda bituma urana n'umuhanda ukomeye ujya ahantu hatuye abantu benshi mu gice cy'umujyi wa Kigali. Ntabwo bifuza ko za interinete, amazi n'amashanyarazi bicika kubera ikorwa ry'umuhanda. Icyo nicyo gikorwa kiriho, niyo mpamvu wenda utabibona ubu ngubu kiri gukorwa kugira ngo ibyo bikorwa remezo bindi byimurwe neza. Ariko rwiyemezamirimo arahari, imashini yarazizanye, yamaze kuzishyiraho. Nacyo nikirangira neza nko mu mezi abiri ari imbere, nibwo abantu bazatangira kubona imashini zitangiye gukora. Kandi nk'uko twabisobanuye, hariho imihanda ya deviation, sinzi uko nayita, izafasha gukura umuhanda wari ingenzi, izafasha mu gihe turi kuwukora, izafasha abantu kugira aho baca nibura bagenda. Ibyo nabyo biri mu bituma tuvuga ngo tubanze tuyikore, ibanze igendeke, hanyuma nibitangira gukora disruption ntizabe nini cyane. Ndumva hanyuma hari icyo dushimira. Hari umuhanda w'Igasogi, simbivuga kuko mpatuye, ariko mfite n'uburenganzira bivuga as any responsible citizen. Mwadukoreye umuhanda mwiza pe, ariko mwatubujije no gutambuka. Uyu muhanda umaze igihe kinini ukozwe, za rigori zirafunguye zose, nta muntu ufite ahanyura ngo yinjiriwe. Abiyaranje bashyiraho utuntu tw'uduti, nabyo bisa nabi ku muhanda nk'uriya, kubona abantu barikoreye uturaro two kugira ngo bambukireho. Nyakubahwa Minisitiri, rwiyemezamirimo kuri uriya muhanda, rwiyemezamirimo yananiwe akazi, aranahagarikwa. Yananiwe akazi, gukora neza aranahagarikwa. Nka leta, iyo umuntu adakora neza uko bikwiye ntago akomeza gukora. Yananiwe akazi, arahagarikwa. Ubu harashakwa rwiyemezamirimo mushya. Umujyi wa Kigali urimo urashaka rwiyemezamirimo mushya, naza zarangiza iyo mirimo neza, irimo nyine no guha uburyo abantu bambuka, no gutunganya neza za rigore, no kurangiza neza uwo muhanda. Uko nabona ubwo uvuga ko ushima ari mwiza, ariko ntago urangiye uko wagomba kurangira. Kimwe n'ahandi hari n'indi mihanda mu mujyi wa Kigali n'ibiraro bisa nkaho bimaze igihe. Byose hamwe ni rwiyemezamirimo umwe utarakoze imirimo neza, akazi kakamunanira, hanyuma amasezerano bikaba ngombwa ko arangizwa, agashakwa abandi. Ari mu buryo gushaka abandi kandi bizakorwa. Barabonetse cyangwa ntibaraboneka? Biri mu nzira, biri mu masoko. Nibaboneka bazaboneka vuba bajyemo. Ndatekereza ko nko mu mezi 3 hazaba harimo abandi bari muri iyo mihanda, kuko ni imihanda myinshi mu mujyi wa Kigali ifite ikibazo nk'icyo. Murakoze cyane, reka tugushimire Nyakubahwa Minisita. Murakoze. Kurikirana ikiganiro Rirarashe kuri Radio na TV 1 buri gitondo kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu.